Nshuti bavandimwe namwe nkoramutima za Radio Urumuri, uyu munsi ngira ngo ntago muri buze kumbona imbere ya kamera, ahubwo nicaye inyuma ya kamera. Impamvu ntago ari yindi, ni igice cya kabiri cy'ikiganiro ku muryango wa Bikindi Simone ndetse n'umuhanzi mubona imbere yanyu. Ari buze kukomeza bibwira, ariko impamvu zikomeye cyane kugeza uyu munsi, impamvu z'umuryango wa Bikindi Simone. Mu kiganiro cy'ubushize twari tugeze aho yatubwiraga uburyo yihishe akishanya n'abamama, avuga ati n'ubuzima bwanjye mu nkambi ntago ari bwiza nkuko mubizi mwese, inkambi ntago iba yoroshye, kandi abanyarwanda barayamaze baravuga bati amahanga arahanda. Rero uyu munsi mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro tukaba tuje kongera kuganira nawe, kuko aho twagarukiye hari hagati muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma aza kutubwira yuko yasubiye ku mirimo, asubira muri Minisiteri y'Uburezi, sinzi niba yarakomeza ari Minisiteri y'Uburezi n'Umuco, ubwo araza kubidusobanurira. Akaba ari naho ari buze kutubwira ese ageze muri iyo minisiteri batangiye kwigisha byari bimeze biti, imyifatire yabo yari imeze ite, ese leta ya FPR yo kubijyanye n'imyigishirize cyangwa n'abantu bari basanzwe bigisha mbere byo byari bimeze gute. Aho niho tugiye gutangirira mu gice cyacu cya kabiri. Ngira ngo ni naho turi buze kugera atubwire umunezero yaba yaragize igihe yajyaga Arusha nkuko yabitubwiye, agiye kureba Bikindi igihe yarazanywe mu rukiko kuburanishwa. Hanyuma aze no kutubwira bamaze kumukatira imyaka 10 yabyakiriye ati igihe yatwarwaga muri Bene. Aho ngaho ni naho ari buze kutubwira ubuzima bwe bwa nyuma yuko Bikindi amaze gukatirwa, n'ubuzima bw'abana be n'ubwa mukeba we, nimba ari buze kubitwemerera. Muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umugore wa Bikindi Simone, turebe n'ubuzima bw'abahanzi b'abanyarwanda bahunze bavuye mu Rwanda, bari barakoreye u Rwanda. Murabizi neza ko abahanzi benshi bagiye bapfa, abandi barafungwa, cyane cyane witegereje ubuzima Kizito Mihigo yabayemo mu bihe byiwe yakoreraga indirimbo mu Rwanda, kandi agerageza kuba yahuza na FPR Inkotanyi, ariko noneho ntigire ikimumarira, ahubwo ikamwitura kumuhamba no kumwica atabyaye. Turaza rero kuba tugendera kuri iyo murongo. Reka mbanze nongere ndamutse abashyitsi bacu. Muraho neza. Yego, wakongera ukibwira abadukurikiye kuri uyu mugoroba? Banyita Ukabana na Angeline, ndi umunyarwandakazi, nkomoka muri Perefegitura ya Cyangugu ahitwa Imibirizi. Naje kuhakora nkirangiza kwiga, mpakora imyaka 3 aho ngaho i Cyangugu. Nyuma y'iyo myaka 3 naje kubona akazi muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Imikino, mpakora imyaka 19. Ubwo rero muri iyo myaka niho hajemo nyine ibibazo bya jenoside. Mbere twari tubayeho neza nta kibazo, ariko jenoside itangiye mpura n'ibibazo, nihishe mu mujyi ahantu hafi ya criminology. Ibyo hari wabitubwiye. Bikindi umuzi ute? Ikindi muzi nk'umugabo ukunda w'umuhimbyi, uzi guhimba neza, uzi gukora imikino neza, cyane cyane ko yatozaga n'itorero ry'igihugu. Yarafite amatorero 2 atoza, irikuru n'irito. Yarafite n'itorero rye privé ryitwa Irindiro. Wowe Bikindi mupfaniki? Bikindi yari umugabo wanjye, ntacyo mpana nawe, yaturukaga Gisenyi muri Busasa. Ubwo si ryo sisano rikomeye kuba ari umugabo wawe? Iryo sisano rikomeye ahubwo rirutari yandi masano. Ndanamwemera cyane nubwo atakiriho, ariko abana be yasize bariho kandi mbabonamo Bikindi. Yego. Reka nge hariya amazina yawe?
nitwa Binezero Gilbert, ariko amazina nakoreshaga mu muziki nyarwanda nakoreshaga amazina Bini Relax. Muri make urebye niyo mazina yanjye. Bini Relax. Kubera iki wari warahisemo iryo zina? Risobanura iki? Binezero niryo zina abanyeshuri bakundaga guhina ibyateye ubungubu Bini bakavuga Bini, ariko Bini kuko icyongereza gitangiye kuza muri za 2002 na 2003, Bini nza gusanga ari puberi cyangwa ahandi bavuga nongeraho rero N na ya cyangwa sindi na ya N na Y Gilbert biba Bini Bini. So Relax naryongeyeho kubera ko 2003 Bin Laden yakoze amahano. Bin Laden yaraje bakajya bavuga ngo ni ariko ni Bini, ngo ni Bin Laden, ndabara kare ngiye ntabwo ndi Bin Laden ahubwo ndi Bin Relax. Nongeraho Relax gutyo, nuko Relax yaje, nuko Bin Relax yavutse muri 2003 sorry. Izina rigenda rikura, izina burya nirikujije. Ni izina nakoresheje igihe kirekire na n'uyu munsi ndacyarikoresha. Wenda harabanyita Binezero bya Sekamana, ariko Bin Relax ni amazina nakoresheje igihe kirekire. Na amazina akora agafaranga. Na amazina yanjye nakoraga ndi gukora agafaranga. Kubera ko icyo gihe nyuma ya jenoside sinzi niba ariyo mpamvu, ariko urubyiruko usanga umuntu yitwa niba ari Vanessa kumva ngo ni Vani, witwa Francine ngo ni Fani, ngo Binezero byababeraga rirerire cyane, hari bavuga bati ni Bini, ariko nanone abashaka kunyita Bin Laden n'ababyandika ukunda, abandi bakanyita Mr Bini, ndabyanga ndavuga ngiye ni Bin Relax cyangwa se Bini ariko utuje, umunyamahoro. Muri makeya nicyo nuko izina ryavutse. Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri mama. Wari watubwiye mu gice cya mbere, watubwiye uburyo warokotse muri 1994 mu kwezi nyirango kwa gatanu niho intambara yari irangiye, nibwo Kigali yari imaze gufatwa. Ubuzima bwabaye gute nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi? Ubuzima bw'umuryango wa Bikindi Simoni waririmbiye Inyangarwanda zikozeho, aririmba ingabo z'u Rwanda muri mfura rwose ndabarahiye, ari ingabo za Habyarimana aririmba Jyewe nanga Abahutu, aririmba Dukunda Demokarasi isesuye, aririmba Tureke ubucaka n'ikiboko, Shiku n'umujishi, aririmba indirimbo nyinshi. Bikindi waruzwi, umuryango we nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mwabayeho gute? Ducire muri make ubuzima mwaciyemo bwari bwifashe gute? Ubundi Bikindi yari umuhinzi abanyarwanda benshi bakunda. N'indirimbo ze rwose zabaga zifitwe n'abantu benshi, ndetse wasangaga banambaza batesi ni urayifite ngo uzaduhe, se ufite amakaseta ya naya ngo uzaduhe, kabasubiza bamwe nkabatiza, nanjye narayumvaga. Ariko intambara irangiye byagiye bihinduka, kuko hari abazaga mu rugo bakambwira ngo bise ndimo gucuranga indirimbo, ngo none rero ngo ayo makaseta arihingo ko izo ndirimbo ari zibi, ngo izo ndirimbo zitagomba kumvwa n'abantu. Babagari bande, abasirikare, abapolisi, abantu b'abasivile ntazi, ntigeze mbona. Natekereje ko babaga baturutse hanze barahungutse, ko baje bamuvuga nabi nabo, urumva. Ubwo bakazifata izo kasete nkazibaha, hanyuma namara kuzibaha natambuka iwabo nkumva bari kuzicuranga, nkagenda nkababaza nti ko mwavuze ko ari mbi, nimba ari mbi undi mwari kuzijugunya, kuki mwe muzicuranga?
bakanyihorera bakavuga ngo ibyo ntibindeba, ngo wowe komeza urugendo rwawe, ibyo ntibikureba, ngo genda vuba, ukabona nyine nanjye nkikura nkagenda, ariko nararivuze iryo ntabwo byaba ari bibi ngo muzicurange, ahubwo zari nziza. Ubwo rero izo ndirimbo ze zari nyinshi, ntabwo abantu barazikundaga, ariko nanjye nabayeho nabi kuko bamfashemo ukundi kuntu ntari, nagenda bakantunga intoki ndetse banyita izina bikindi, bambona bakambwira bati wiriwe biki, kabikiriza. Nabanje gutinya, ariko ngeze aho kajya nikiriza, bumva ari abantu bafite ubumenyi buke. ko byajyaga bivugwa ko wiyunze n'inkotanyi, ukorera inkotanyi, ukorana nazo kubera ko uri umututsikazi, ari wowe ugambanira bikindi, wagiye mu bagambanyi. Byaje gute kugira ngo abantu batangire kugutekerezaho gutyo, batangiye kukubona muri ubwo buryo? Hari akazi inkotanyi zaba zarigeze ziguha? Nta kazi zampaye, nta n'ubwo inkotanyi nigeze nkorana nazo cyangwa ngo mvuge ngo naganiriye nazo, nta n'ubwo inkotanyi, kuko iyo umuntu yaza akagusuhuza, baransuhuzaga benshi, ntabwo izindi inkotanyi biba ryanditse ku gahanga k'umuntu. Wabonaga ari umuntu nk'abandi, akansuhuza nkavuga nti buriya yaturutse hanze, ubwo ntamuzi. Haba ari undi cyangwa se nshoboye no kubaza ndetse mwamuturuka he, mutuye he, akambwira ati ngewe naturutse Kinshasa, ntuye hariya haruguru, nari numvise bavuga ngo uri umugore wa bikindi, nari nje kugusuhuza. Nkumva ari ibyo, ariko ngewe ntabwo nigeze nkina politike, nta nubwo nigeze nkina n'inkotanyi, ari n'interahamwe ntabwo twabaga turi kumwe, iyo mitwe yose ntabwo nigeze ari ahantu ngaragara na hamwe, kuko mama wanjye watureze yatugiye atubuza kujya mu bintu by'amoko no kujya muri politike. Ubuzima rero, komeza utubwire ku buzima bwawe inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ako kari agaciyemo. Nyuma rero ya jenoside yakorewe abatutsi, nanjye nisanze ntafite aho mbarizwa, kuko sinabarizwaga mu bapfuye kuko nariho kandi ndi umututsikazi, sinabarizwaga mwabo ngabo bicanyi, ntabwo nari mu gace kabo. Gusa nanjye numvise nabuze igice njyamo, ko cyane cyane ko bikindi tutari kumwe yavuye mu Rwanda tariki 2 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Ntabwo nongeye kumubona kugeza amagingo aya, yaranapfuye, sinabonye uburyo njya kumusura. Bisobanura ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye bikindi atari mu Rwanda? Yabaye adahari rwose, na pasiporo y'Ububirigi yerekanye aho hari Arusha, yavuze ati abari kumushinja muri kubikura he, ko byerekana ko yinjiye mu Bubirigi tariki 2 z'ukwezi kwa 4 1994, atongeye kugaruka. Mwebwe ibyo ngibyo mu muvuga muri kubikura he? Abatsinze atyo. Arusha yaratsinze, ariko abamukatiraga ntibabura. Hari uwavuze ngo kubera ko yaririnze politike kandi atari umupolitisiye, ngo tumukatiye imyaka 15. Iyo myaka 15 rero yarayifunzwe, hanyuma baza kubatwara muri Bene kurangiza y'igihano, niho yaraje. Yapfuye ari aho ngaho, ariko igihano yarakirangije. Igihe yari Arusha, batubwiye yuko mwagize amahirwe yo kujya kumureba inyuma y'imyaka myinshi. Wabyakiriye utumubonye? Ese babahaye akanya ko kwicarana nawe, murararana, byagenze gute? Mwamubonye gute? Yasaga gute? Yarakiri bikindi wa kera cyangwa? Musanga Arusha naramubonye cyane, ndanamuyoberwa, nsanga arasa neza, yambaye neza, ameze neza, biranashimisha, ndetse ndanarira. Amarira yanjye nishimye ndarira, niyo mbabaye ndarira. Ariko nyine iyo ari amarira y'ibyishimo ntabwo gitinda. Ndamuhurira, n'abana barababona, arabakorakora, arabaganiriza, arishima, baranabyina, dore ko yari yajyaga abahugura no mu kubyina.
barabyina turishima, numva ndishimye cyane cyane. Ariko nyine igihe cyarageze nyine baduhaga ibyumweru 2 nibyo twamaraga. Hanyuma ko bari baraduhaye na passport tugenderaho, twagendaga rimwe mu mwaka. Ubwo igihe cyarageze nyine ibyo byumweru bishize turongera turagaruka. Aho baramuguhaga mukagumana hamwe cyangwa mukabana tukaganira tukiriranwa umunsi wose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba n'abana tukishyira tukizana. Ariko kujya kuryama yaryamaga ukwiwe namwe mukaryama ukwanyu mukajya muri hoteli? Twajyaga nyine Arusha, hari ahantu twabaga twarafashe, baradufatiye chambre tukahaba, noneho nawe akasubira nyine muri gereza yabo. Bari abantu bameze neza, bafunzwe byiza, ubona nta bibazo bafite cyane. Bikindi uramurebye ugiye mu rukiko, baramukatiye. Bamukatiye uhari? Bamukatiye mpari. Bamaze kumukatira wongeye kumubona? Bamaze kumukatira naramubonye, kubera ko ntabwo bahise babajyana ikubagaho, bahagumye aho ngaho kugeza igihe bitonze bakaza mujyana nyine aho ngaho ngo bagomba kurangiriza igihano muri Benin. iyindi myaka isigaye, ariko ntibahise bamujyana yahamaze nk'umwaka agihari, bamujyana mu wundi. Waragiye kumurebaho? Ni irihe jambo Bikindi yakubwiye udashobora kwibagirwa muri icyo gihe mwongeye kubona na nyuma? Ijambo Bikindi yambwiye ndashobora kwibagirwa nuko yambwiye ngo nzamumenyera abana kandi igihe kizagera amateka ahinduke. Arongera arambwira ati rero icyo ngusabye, aba bana banjye nawe ntimuzabane, uzibane na Eric n'abana uko ari 3, buri wese yibane, mujye muhura muganire ariko ntimukajye hamwe, kuko ishyamba si ryeru. Ntabwo navuga ngo umutekano urabonetse uhagije, ntabwo umutekano uraboneka, ntimuzabane. Iryo jambo narigendeyeho kuko ntabwo twabanye. Umwana yaribanaga n'abakenera, hateye amatelefoni kabaga tuyafite nkamutelefona cyangwa nkabasura, twasuranaga buri munsi, tukagira umunsi umwe wo gusura undi n'undi gutyo, ariko ntabwo twabanaga. Hanyuma imbere y'uko uhunga uva mu Rwanda, ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Niki cyaguteye gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda ko ari umututsikazi kandi bivugwa ko ingoma iriho ari y'abatutsi? Kubera ko bansuhuzaga ngo ndi Bikindi, bakandamutsa Bikindi, hakabaho imodoka zinyura iruhande zikavuza induru Bikindi, umugore wa Bikindi gutyo. Numvise nta mutekano uhagije mfite, numva nta mahoro mfite. Ikintu kibuza umutekano w'umuntu ntabwo kiba kirekire, ariko nta nubwo kiba gito. Akantu gato numvaga ndatuje, bituma mfata gahunda muri 2006 yo kwigira nanjye i Bugande, nkajya gushaka wenda si imibereho cyangwa se nkumva nduhutse, nkashaka n'ibitotsi kuko numvaga ntasinzira nk'uko bikwiriye. Benirax, uti urumvise amateka y'umuhanzi mukuru wawe, wowe uri mu nkambi ukora yiki? Kumbona imyaka yawe ni mike, nakwitegereje, n'ibihangano byawe byari bikunzwe mu Rwanda, kuki uri muri ubu buhungiro? Ni ukuvuga ngo abantu bose bahunga mu buryo butandukanye, ariko jenoside iba nanjye nari mutoya ariko narayibonye. Nabonye jenoside, ntabwo ari ubwa mbere mpunze. Nahungiye muri Kongo muri 1994 jenoside imaze kuba. Hari n'abanyarwanda bahungiye muri Kongo kuko habaye intambara.
abatabizi wenda nibo batabizi, ariko babizi barabizi neza abantu bapfuye tureba. Sinzi niba wenda hari abo njya numva bahakana ko icyabaye ari jenoside. Nta bumenyi ngewe mbifitemo mu kumenya niba cyitwa jenoside cyangwa kiriya kikitwa urupfu rudasanzwe cyangwa se biriya bikitwa amahano yakorewe abatutsi. Ariko icyo nzi cyo ni uko abapfuye ntabwo ari abatutsi gusa, hapfuye n'abahutu. Kandi usibye n'ibyo kuvuga ngo byabereye muri jenoside, njye nahungiye muri Kongo, abahutu bapfuye mbareba. Abantu bapfuye wavaga ku musozi ukarenga umusozi wundi ukiri mu mirambo. So biranababaje kuko hari abantu bamwe bitwa ko ari abarokotse kandi abandi ntibemererwe kubyitwa. Hari abitwa abacikacumu, abandi ntibitwa abacikacumu, nyamara kandi natwe amacumu twayacitseho turi benshi. So icyabayeho ni uko icyo cyonyine ubwacyo cyatuma unahunga. Niba uzi ko wacitse ku icumu ariko ukaba utemerewe kwitwa umucikacumu. Hari imiryango yagendaga ifasha abana turi kwiga, abahutu batishoboye bafashwaga na Minaloc, ibyo byarabaye birazwi. Abatutsi batishoboye bagafashwa na farije. Ariko sinzi wenda, urumva mu bantu bose habamo abantu bose. No mu bafashwaga na farije hari abafashwaga na farije wenda baraniviriye Bugande batararokotse jenoside, cyangwa bariviriye mu Burundi cyangwa bariviriye muri Kongo. Ariko kuba witwa umututsi nyine ubwo utishoboye wajyaga muri farije, ariko hari n'abo yari ibiyenzi bari bishoboye. Ntabwo burya imfubyi yose bivuze yuko ibikennye. Hari n'imfubyi iba yarasigiwe imitungo n'iwabo, ugasanga hari undi mwana ufite ababyeyi ariko ntacyo bagira. So ni ibintu biba bisaba abantu bafite ukuri, abantu b'abagabo, abantu basobanutse. Ariko nyuma yo kuva aho muri Kongo, njye naciye no mu ntambara y'abacengezi. Intambara y'abacengezi nayo iyo mvura yose yaduhitiyeho. Hari abana benshi nzi, umwana wabaye mu ntambara y'abacengezi. Hari ntabwo iyi politike ya Ndi Umunyarwanda, sinzi ni bamwe muyizi. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda yagiyeho izanywe na Bamporiki Edouard. Sinzi niba wenda ibyo we yabonye ari ibiki, ariko birababaje kuba wakumva ngo politike ya Ndi Umunyarwanda, ngo abana bakomoka ku babyeyi b'abahutu ngo bagomba gusaba imbabazi ngo bakomoka ku babyeyi b'abatutsi, ngo kubw'ipfunwe baterwa n'ibyakozwe n'ababyeyi babo cyangwa bene wabo cyangwa ba nyirarume. Biba bibabaje. Urajya guhekesha uwo mwana uwo musaraba, wenda tuvuge n'urugero, njye nari mfite wenda ababyeyi wenda b'abahutu, ariko ntibakoze jenoside. Muri 1994 abahutu bari nka 80% by'abaturarwanda, abatutsi ari 15%, abatwa ari 5%. Ibyo ni ibintu bizwi. Iyo abo bahutu bose 80% barakoze jenoside, ntabwo abo batutsi 15 bari kubarokoka, bari kubamara. Kuko usanga hari n'abahutu bakoze jenoside, ugasanga umujenosideri wenda yishe nk'abantu 5, hari uwishe abandi n'abantu 10, hari uwagiye mu bitero 20, hari uwagiye mu bitero wenda se 5. Ni ukuvuga ngo iyo urebye neza usanga bakoze jenoside ari abantu batarenze na 5% by'abantu 80. Iyo rero ugiye gufata abantu 80 bose ku ijana ugahita ubahekesha uwo musaraba, ntabwo ibyo bintu ari byo. Ibyo bintu nta manzaganya, ibyo bwabyo wanabihunga uramutse uri umuntu ugira ukuri. Ariko noneho by'umwihariko zimwe mu ndirimbo zanjye, ndi gufata amashusho y'indirimbo Agahomamunwa. Usibye n'Agahomamunwa nakoze indirimbo zitwa za Sabina, zose amavideo ntiyigeze asohoka. Birababaje kuba uri mu gihugu ukaba wajya gushutinga video ngo uri gufata amashusho, bakagufata ngo nta burenganzira ufite bwo gufata amashusho hano, nyamara uri kureba amafoto. Abazungu baraza bakifotorera ahantu hose babafotora, wowe none uri umwene gihugu uri gufata amashusho y'indirimbo uri kuvugira bene gihugu, umuntu agahagarika amashusho uri gufata, ndetse rimwe na rimwe ntanasohoke. Nakoze umuziki ariko hari indirimbo nyinshi nagiye nkorera amavideo ntizisohoke. Ntiwamenye impamvu ibyo bitabayeho. Hari ibyo umuntu atinjiramo yabifata ku mubiri we cyangwa se ku buzima bwe bwite cyangwa se bwahakomoka bwite. So ngiye gusohoka igihugu rero, usibye yuko wenda si rimwe si kabiri nagiye mfungwa, bamfunze barahari,
haba za CID aho bita ba superintendent Rurangwa barabizi, bamfataga buri munsi, nta muntu nibaga, ntago nari umujura, nari umwarimu nigishije za Sainte Famille, nigishije muri za Kigali Vision ku Kicukiro, nigishije za Karuruma, abo nigishaga barabizi. So ibyo bintu rero mba mvuze bidasobanutse, rimwe na rimwe washidukaga bikugwiriye ukabura afunzwe. Ntabwo ubwo ngiye kuvuga dosiye yanjye ahangaha, ariko icyatumye nsohoka igihugu ni ukubangamirwa n'umutekano wanjye. Sinanjye njyenyine, watangiye uvuga uti ba Kizito Mihigo barapfuye. Biba bibabaje kubona umuhanzi nka Kizito Mihigo ashobora gupfa, ntihagire umuntu ukurikirana urupfu rwe, wenda ngo wumve binavuzwe biti byagaragaye koko Kizito Mihigo yiziritse mu ishuka. Ariko umuntu w'umuhanzi nka Kizito Mihigo wajya kwimanika ukimanika ku idirishya, ibyo bintu urumva. So ibyo bintu biba bidasobanutse, rimwe na rimwe bikugiraho ukanakangwa ukajya muri torotire ntihagire ubimenya. Rimwe na rimwe ukava muri torotire, hari n'abakubwiye batuzibeshya uvuga uzapfa, genda turakurekuye, ariko kwa gatanu ujye witaba buri wa gatanu, kwitaba parike bikageraho noneho ukagira n'abagutera ubwoba, bakaza bakubwira bati wowe uri umupfu nureba nabi. So n'ubu ngubu umuntu abagenda n'ubundi nta mutekano afite. Bisobanura ko watinye Kizito Mihigo yimanikishije ishuka, we watinye kuzimanikisha papier hygienique. Kada nari naragiye ubwo Kizito Mihigo ibyo nabibonye, nge naragiye, nge nakanzwe ke nge urumva izo ntambara z'abacengezi nazibayemo. Ariko nta muntu wigeze avuga ayo mateka, ntavugwa. Ugiye no kuyavuga bakabikamenyekana. Muri 2007 nari mfite bourse scolaire yo kujya kwiga Cambridge University. Navugaga icyongereza cyinshi cyane, ninjye washinze English Club muri college Nyemeramihigo. Abana bizi Nyemeramihigo barabizi, nagiye mfungwa nkiri muri segonderi, abantu bakandiga ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ari njye ukuriye icyitwaga SCAR Forum. SCAR yari Students Club for Unity and Reconciliation. Wowe witwa ngo ni wowe perezida ukuriye